turagira ngo tubabwire ikintu cyahindura umutima w'umuntu ugahinduka umuntu akamererwa neza akiyumva mwisumbwa akagira agaciro kweli akagira agaciro nukuri nta gaciro uzaheshwa n'inzu oya niba ari ibyo bintu abantu bashaka ibi nyine ibi nibagiye kubikorera oya ni nabyo rega mbega utana umwanya wabo nuguta umwanya tuzakomeza tubivuga iyo uvuga kugiye kwirirwa mu butayu ngo ugiye ngo gushango kumvayo ngo amakuru ngo yuko ngo Imana ngo izakubakira ngo izakubakira ngo urugo kubaka urugo k'umugore basi no mu buzima busanzwe niba nuko kugenda ugata umugabo ukamara iminsi 3-4 uri ku rusenge niba ushaka kubaka urugo neza akora inshingano zawe neza cyane urebe ari umuntu wavuze akantu mugi ndagakunda yaravuze ngo iyo pastor cyangwa bishop n'undi cyangwa apostle iyo akeneye imodoka abakristo be bamuteranyiriza amafaranga kugira ngo ayibone yego ariko bo umukristo ukeneye imodoka aramubwira ngo azamurambikeho ibiganza ngabona imodoka zibo nta biganza bafite ngo babimurambike nuko wazi neza aho imodoka ibyo biganza nta kintu kivamo ni ibiganza bishyushye nyine wazi neza ko imodoka iva mu mafaranga muri kashi niyo mpamvu azi uburyo bwo kuyagukuramo turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu ibiganiro by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko ari nabwo butumwa bwiza abantu bakwiriye kumenya by'ukuri subundi murajya tuvuge ndi niwe butumwa bwiza ari bindi abantu bumva ariko nyine Imana ishimwe ko yaduhaye ko bavuga butumwa bwiza amen ariko bwa Yesu Kristo amen turabasuhuje rero mwe mudukurikira mwe mutwereka ko turi kumwe utarabikora ngo kane subscribe bikore kugira ngo tukomeze tubane mu biganiro ntabwo uzicuza kubana natwe mu biganiro nibyo wirengagije ibindi bintu byose wumva turagira ngo noneho ujye wakumva icyaguhesha amahoro icyakugirira neza kandi subscribe tubane mu biganiro ubu bagiye bakumenyesha ko ikiganiro cyagezeho niba ukeneye kujya kuri WhatsApp group ni 07844257 niba uri hanze shyiraho plus 2544257 ngewe uvuga ni Emile Nshimiyimana nkaba rwose nejejwe no kubanganira nawe ijambo ry'ubutumwa bwiza iminota tugiye kumarana mu kiganiro ntabwo uza kwicuza ahubwo uraza kumva iyo matwi tigeze yumva n'iby'amaso atigeze abona uraza kumva ijambo ryinjira mu mutima rikabyara impinduka ibitangaza koko bikajya byakoreka ndi kumwe rero n'umuvandimwe dusanzwe dukorana ibiganiro ngira ngo abenshi baramuzi ariko niba nawe uri mushya mu kiganiro nikaze cyane reka akwibwire kugira ngo tugendane ariko twamenyanye karibu mwene data urakoze mwene data nanjye ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abadukurikira abadahwema gukomeza bumva ijambo ry'ubutumwa bwiza tubagezaho nk'uko Imana iba yabiduhaye nanjye amazina ni Musabyimana Joseph Mugisha nanjye nejejwe nanone no kongera gusangira namwe ijambo ry'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza buruhura ubutumwa bwiza bukiza ubutumwa bwiza bukenura umuntu akumva arakenuwe ubutumwa bwiza butanga amahoro umuntu akumva arayagize adashingiye ku bindi abantu birirwa babeshya Imana ihimbazwe rero mu kanya turi bumarane urakomeza kugenda wumva ibyiza wakorewe ariko bishingiye muri Kristo Yesu Imana ihimbazwe ariko nibyo umuntu se mugi umuntu ati Imana ikuvanye mu cyaro igutuje i Kigali ubwo ni ubutumwa bwiza ubwo si ubutumwa bwiza ari umuvandimwe ukunda kuvuga ngo yo n'amakuru yo muri quartier
ni amakuru yo muri quartier ayo ngayo. Ni ibintu bisanzwe ngo Imana iguhaye abana. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Igukoreye ubukwe. Ibintu bisanzwe. Ngira kwambitse imyenda ibi. Ikujyanye mu ndege. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Oya. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ni n'ibintu binaciriritse. Si n'ibintu byo kwitwa ubutumwa bwiza. Ni nayo mpamvu ntacyo bikora mu mutima w'umuntu. Ntacyo. Kuko ni ibintu nyine bisanzwe. Birasanzwe pe. Biciriritse cyane. Bichipu cyane. Biciriritse. ngo nawe ngugiye kugenda ngo witwaye. Ibyo birasanzwe. Ngo viringa. Ibyo birasanzwe. Niyo se wagira uruganda ruzikora. Waba ubaye wa mbere se. N'ubundi inganda zirahari. Inganda zirahari. Uretse no kuyigendamo. Hari inganda zikora. Hari n'abafite inganda. Izo modoka. Ubwo rero sabo ngabo noneho. Baba bikoze bageze mu ijuru se. Nabo baracyarwara. Barapfa. Abo ntibukwe. Rwose pe hakibagirana. Ingo zikabananira abahirwe ba mbere ku isi. Ndumva bitwa ba Bill Gates. Badivorushije. Icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ngo nta kindi kintu cyahindura ubuzima bw'umuntu bugahinduka. Uretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kumusobanukirwa neza. Bukugeraho. Yego. Ukajya uryama. Ugasinzira. Ukagubwa neza. Ukizigura. Kuko buguha agaciro karuta isi n'ijuru. Ni ukuri. Burakuzamura. Ngo Imana ngira kuzamuye. Oye, ntabwo ari ibyo. Kuzamuye mu ntera. Ngo ubonye ngo promotion. Oya, ntabwo ari ibyo. Kubeshya. Ntabwo ari ibyo. Kubeshya. Ntabwo ari ibinyoma. Ngo mbonye ngo uri indege ngo ujya kurangura ngo Dubai. Isi ibintu bisanzwe. Ibyo ni ibintu abantu bose bajya bageraho. Yego. Batanavuga n'Imana wanayibwira. Ari umuvandimwe wambwiye bari kubaka uruganda rwa Semerwa ko hari abantu bagiye ruriya rushyashya, abantu benshi bagiyeyo gushaka y'akazi, none ngo hagendayo n'abanyamadini, none bakajya bavuga ngo barajya gusenga ku cyumweru. Ngo umushinwa amubwira ngo gusenga, urajya gusenga? Ngo gusenga iki? Ngo Imana. Ngo agasohora inote mu mufuka akubwira ati twe dore Imana ngiye. Urumva wavuga iby'amazu ngo Imana irangi guhaye inzu, abashinwa bazi kubaka amagorofa n'amagorofa batanazi n'ibyo. Izo mana z'amakaro, izo mana z'amarangete, izo mana z'amaetaje, izo mana z'amamodoka turazirukana mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Tukubwira Imana yaremye ijuru n'isi. Ntimukajye munasuzugura Imana. Ni n'agasuzuguro kurebera Imana mu bitenge, kurebera Imana mu nkweto, kurebera Imana kuva mu cyaro ngo ukaza i Kigali, kurebera Imana mu modoka ugureje ikakurenza umuhanda. Ni ugupfobya amaraso ya Yesu. Tuzakomeza kubivuga dusenyera ariko shitani. Ntubona se ko na Petero avuga ngo ibyo twacungujwe. Yego. Ngo tuve mu ngeso zacu zitagira umumaro twatojwe na basogokuruza. Ari ibyo turimo tubavuga. Nibyo turi kuvuga nyine. Abantu bagomba kuvamo. Nibyo. Ngo si ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Tiwumva ko ibindi bigize iby'umumaro muke yazi. Ibindi birangirika. Bishop Abakubeshya. Apotere rwose bari kukubeshya. Uwahanuzi Abakubeshya ikuzamuye ngo mu ntera. Imana ngigukoreye ngo ubukwe ngo bw'igitangaza. Ngo uzabukorera ngo muri hoteli. Ayibazi. Ngo muri jardin ngo kandi ngo uzajya kwifotoreza ngo ku maflash. Ariko se reka ubundi ubwakorewe muri hoteli n'ubwakorewe mu rugo bitandukanira ko ubukujya bugamije nuko umusore acyura umugeni we. Nicyo nakindi. Shitani se nyine si umuhanga mu kugoreka no mu kubeshya. Azi gutaka ibidatakitse. No kuko azi ibyo kamere ikunda. Abari gushima kuri kamere y'umuntu. Kuko azi ko kamere y'umuntu igiye muri hoteli byaba ari sawa kuri kamere. Ariko ibyo ntacyo byakora. Oya, ibyo ntacyo bihindura ku mutima. Ntacyo bihindura ku mutima w'umuntu. Turagira ngo tubabwire ikintu cyahindura umutima w'umuntu. Ugahinduka.
umuntu akamererwa neza akiyumva mu isumbwe akagira agaciro kweli akagira agaciro nukuri nta gaciro uzaheshwa n'inzu oya kuko arega igira agaciro utaranayibona iyo uyibonye ubona bisanzwe ubona ari bisanzwe byose nukuri ubona ari bisanzwe kandi ukuntu biba bisanzwe nuko bitewe nuko utagenda uyigendanye yego ngo uyisigaho wayubatse iyo ugiyenda urabigendera ugira ngo wenda abantu babone ko ufite inzu ni nacyo gituma ujya wumva bamwe iyo bari ngo gutanga ngo ubuhamya ngo bw'ibyo ngo Imana yakoze bavuga ngo ko Imana yabahaye ngo amazu ngo inzu ngo ya cadastre ngo muri quartier ngo runaka yo ubuhamya bwa nyabwo nubuvuga uburyo Yesu yadukuye mu rupfu akatugeza mu bugingo. Oya nirako gukurwa ku cyavu. Ni nabwo gukurwa ku cyavu. Ngiye reka mvuge niki. Nego. Niba ari ibyo bintu abantu bashaka ibi nyine nibagiye kubikorera. Oya ni nabyo rega. Be gutana umwanya wabo. Nuguta umwanya. Tuzakomeza tubivuga iyo uvuga kugiye kwirirwa mu butayu ngo ugiye ngo kumvayo ngo amakuru ngo yuko ngo Imana ngo izakubakira. Ngo izakubakira ngo urugo. Kubaka urugo k'umugore. Basi no mu buzima busanzwe niba nuko kugenda ugata umugabo ukamara iminsi 3-4 uri ku rusenge. Niba ushaka kubaka urugo neza kora inshingano zawe neza cyane urebe. Hari umuntu wavuze akantu mugi ndagakunda yaravuze ngo iyo pastor cyangwa bishop n'undi cyangwa apostle iyo akeneye imodoka abakristo be bamuteranyiriza amafaranga kugira ngo ayibone. Yego. Ariko bo umukristo ukeneye imodoka aramubwira ngo azamurambikeho ibiganza ngabona imodoka. Ese nta biganza bafite ngo babimurambike. Nuko wazi neza aho imodoka ibyo biganza nta kintu kivamo. Ni ibiganza bishyushye nyine. Wazi neza ko imodoka iva mu mafaranga muri kashi. Niyo mpamvu azi uburyo bwo kuyagukuramo. Yavuze ikintu cyiza nuko abantu nyine bameze nk'abahumijwe amaso kugira ngo batabona ahubwo n'utwaye bakatujyana wakanahereye ahubwo kugira ngo ugere kuri ibyo ngibyo ushaka kugera. Nibyo hari uburyo ukwiye gukora, hari uburyo ukwiye gushakishamo, hari uburyo ukwiye gusevinga cyangwa se kugenda wizigama, hari uburyo bw'ibyo ukikenura burahari cyane. Ahubwo wita umwanya niba ari ibyo ngibyo ushaka ibyo bintu bya hano inzira zabyo wita umwanya pe zirahari. Wita umwanya ruto nirwo rugendo icyo waheraho kuko hari n'abatwumva bari mu ntara baraho bahinga jya guhinga. Yego. Orora kora akazi ibyo niba ari ibyo niba ari moto Imana iguhaye moto ntago Imana itanga moto ngo Imana iguhaye imodoka. Moto zirahari, Abahinde barazikora, Abayapani barazikora. Ibyo bintu bifite ahantu bituruka, bifite n'uburyo umuntu abibona, ntago bivamo. Iguhaye imyenda hari inganda ziyikora. Ijuru ryaba ritanga imyenda se yaba riciriritse ku rwego rwo hejuru. Reka twihute turebe ubutumwa bwiza, turebe n'icyo buduhereza, turebe imbaraga ziri mu butumwa bwiza zitandukanye n'utwo tuntu duto twa hano dusanzwe. Nibyo. Kadusoma amagambo muri Yesaya. Yego. Igice ni cya 61 turasoma 30. Yego. Wadusomera muvandimwe. Haravuga ngo ari gusome n'uwa kane, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Yego. Haravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nge. Yego. Kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yego. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Yego. No gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Yego. N'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Amen. Yantumye
no gushyiriraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro nuko bazubaka ahasenyutse bazubura amatongo yabanje kubaho kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirari. Amen. 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 Ngubwo ubutumwa bwiza. Ngubwo. Ureke uve ku bindi. Ngiye inkuru nziza. Va ku giti. Dore umuntu. Va ku makuru yo muri karitsiye. Ujye ku makuru avuye mu ijuru. Hari ubwo yavuze nkunda kumva amakuru y'umurwa. Nagiye ahantu. Banza nakakubwiye ariko simbizi. Umuntu aza gutuburira abantu. Aravuga ngo ndaje ngo ari Imana inyohereje. Ngo ubundi yari ifite gahunda yo kwiyizira. Ngo yari ifite gahunda yo kwiyizira. Ngo ariko ngiza kubihindura. Irantuma. Ariko agiye kuvuga ibintu yamutumye. Nubika umutwe. Yabuza akanya se. Baziragize gahunda nyinshi. Yari yarwaye. Aziragize gahunda nyinshi. Arangije asoma ariya magambo y'Abisirayeli. Bava mu Egiputa. Yego. Bageze ku nyanja itukura. Habamo umurongo uvuga ngo nuko ngo Farawo ngabatuze. Nuko ngo Farawo abatuze ngo mbwirira mugenzi wawe ngo Farawo abatuze. Nyeganyeza abantu babiri cyangwa batatu ubambwirire ngo nuko Farawo abatuze. Ubwo mise numva aho yinjiriye. Ati ntabwo nzi ikintu kiri kugutuga muri iyi minsi. Atariko ati Farawo abatuze. Ati wasanga ubukene bugutuze. Wasanga umugabo agutuze. Ati wasanga kubura umugabo bigutuze. Ati wasanga ubukode bugutuze. Ati wasanga amadeni agutuze. Ati wasanga ubushomeri bugutuze. Ati wasanga kwiga bigutuze. Atari ko humura. Farawo uwo Farawo witwa ubukene. Ati Imana tibwira Mose ati abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Ati mbwirira mugenzi ati ubukene afite uyu munsi. Arimo n'undi murongo ngira ngo uvuga ngo igihe wazengurukiye kirahagize. Aho hose yarahageze. Ati abantu umuntu azabatwe nimunyikirize cyane muvugire ngo amina. Amina cyane. Amina. Umuntu ngo ni Imana yamutumye mu gihe zero. Ntabwo ari ibyo ngibyo Imana yatumye. Ntabwo ari ibyo. Umve ibintu Yesu avuga hano ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Yaje kubwira abantu inkuru nziza yo kubwira imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu z'imbohe. Ariko se ubundi ibyo watungira mu nzu y'imbohera ubundi yarya byakumarira iki? Ufungiranye
kwigikwiye kubanza ari ukuva mu nzu ibyo watungira mu mutima urimo imvune. Yego. Eze ubwiyo nzu bundi suko wayibamo. Yego pe. Uvunitse. Bivuze ko iyo nzu ntikora ku mutima. Sibyo? Ariko Yesu we yaje kuvura abafite imvune zo mu mutima. Ikibazo kiri imbere mu mutima. Hepfo murongo wa 3 havuze ngo kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Ibyo bintu byose Yesu yaje gukora byari bigamije kugira ngo abantu bahinduka abakiranutsi imbere y'Imana. Amen. Sibyo se? Kubera ko umuntu ari mu nzu y'imbohe. Ariko nituvuga inzu y'imbohe nkiza abantu bamenyereye, dore ko n'abatubuzi bajya bavuga babyitwaza ngo Imana ikurinze gereza. Ubwo n'ubuhanuzi babushyushye. Ni inzu y'imbohe y'ukuntu umuntu yavutse ari umunyabyaha, abohewe kwa Satani. Satani yaramufashe, yamukuye ku Mana, amushutse aramutwara, amuboshye, amudanangiye. Noneho rero amufite nk'umuntu azajyana mu muriro utazima. Aho niho umuntu abohewe. Nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi, sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite, haleluya nsigaye ndirimba Yesu. Urumva kububoshye nuko utabuzi Yesu. Amen. Wavuye mu ijuru. Nibyo. Ariko izina ryo wararyumvise. Ariko ntiwamenye ko yaje kukubohora. Nibyo. Ngo yaje gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Musohoke. Ikibazo cyarangiye. Cyakemutse. Urumva rero icyo shitani yabohesheje umuntu ni icyaha. Kuko yashutse Adamu amukoresha icyaha, ariko ubwo inyoko muntu yose ibibohewe kwa shitani. Ako kanya. Yego. Icyaha rero nticyasiganwe no kubohwa nyine. Kuko n'ubundi ujya mu nzu y'imbohe se no mu buryo busanzwe si umunyabyaha. None se ni gute umuntu uvuga ngo ni umunyabyaha akavuga ko yanabohowe kandi? Oya, tubikire mu bintu biri pratique abantu bazi bisanzwe. Nibyo. Mu nzu y'imbohe hajyayo abanyabyaha. None se ni gute umuntu avuga ko ari umunyabyaha ariko akavuga ko ngo yabohowe? Seru. Numva shitani technicité libre. Niba uri umunyabyaha uracyari mu nzu y'imbohe. Habohorwa uwagizwe umwere. Uwagizwe umwere niwe ukingurirwa. Yego. Agataha. Sibyo? Nibyo. No mu buzima busanzwe cyane uwagizwe umwere ni usorwa muri gereza, cyangwa se niwashoje igihano cye nawe arataha. Urumva none umuntu aracyari umunyabyaha nawe arabyihamira ko akiri umunyabyaha. Ni umunyabyaha kuri ubu n'igihe yari yahura na Yesu. Yesu hano ngo yaje gukingurira abari kubwira imbohe ko zibohowe, ariko no kuzikingurira. Burya hari igihe nk'ubishinzwe ashobora kugenda akabwira abantu bafunze ati wowe bakurekuye, wagizwe umwere. Sibyo? Yego. Ariko birasaba ngo anakingure urugi nyine atahe. Ariko si urwikingurira nabwo baramukingurira. N'amakuru yo kuvayo muri gereza nayo arayabwirwa. Urakoze cyane. Kubwira imbohe ko zibohowe ariko no kuzikingurira. Ngiki kintu cyazagiye Yesu. Amen. Niba rero ukiri umunyabyaha uracyafunze uradanangiye icyazagiye Yesu.
sibyo muvandi nibyo ku murongo wa gatatu bavuze ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka ngo byiterewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. ubwo ninde ugira umuntu umukiranutsi? n'Uwiteka. Amen. 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 Impamvu abantu bataba abakiranutsi nuko bashaka kwigira abakiranutsi. Ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Ni ubyiterera. Umudayimoni wo kuzamura Yesu icyubahiro ubwo ntitwamwirukana. Uriya mudayimoni wo kuvuga ngo tugikuye hasi ngo tuzamura Imana icyubahiro. Ngo tuzamura icyubahiro. Ngo icyubahiro ngo ni cyande? Ngo gikure hasi. Ngo ucumve ngo ukizamure. Nta munyabyaha w'Imana icyubahiro uhereza Imana icyubahiro. Bahere ko bitwa ibiti byatewe byo gukiranuka kwanza. Byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Ubwo abahereza Uwiteka icyubahiro ni abaki? Abakiranutsi bonyine. Bavuye mu nzu y'imbohe, bakinguriwe. Ntekereza ko ubutumwa bwiza aho ngaho bwatangira kugenda busobanuka. Amen. Kuri wowe urimo uradukurikira. Narabohowe ndamuririmbira rwose mu magana menshi y'abanyabyaha. Yego pe. Yantoranijemo mbuwe ngo mbe inshuti. Yego pe. Amen. Narabohowe ndamuririmbira. Noneho rero abo bantu kandi yego ngo baba bakiza imvune zo mu mitima. Nibyo sibyo? Ngo noneho ngo no kumenyesha abantu umwaka Imana ngo umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ni umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Si umwaka nk'igihe kirangira, ahubwo ni umwaka nk'igikorwa. Ni umwaka nk'igikorwa cyakozwe cyo guha abantu imbabazi. Amen. Ariko Imana ntiyatanga imbabazi nanone nta kiguzi cyangwa nta kiru. Hagomba kuboneka ikiru cy'ibyaha kugira ngo ibabarire. Urakoze cyane. Abaheburayo 9:22. Yego. Amaraso atamenetse ntihariho kubabarirwa ibyaha. Ubwo kugira ngo umuntu akurwe muri iyo nzu y'imbohe, kugira ngo yugururirwe urugi, hagomba kuboneka ikiguzi. Urakoze cyane. Nibyo muvandimwe. Urakoze cyane. Ubwo binavuze iki muvandi? Yego. Bivuze ngo ntago abantu babohowe ubwo hariho gutanga imbabazi. Yego. Ntago abantu babohowe kubera ko babikoreye. Oya. Kuko uwabikoreye cyangwa uwagizwe umwere kubera basanze nta cyaha kimuhama. Yego. Ntihagomba imbabazi. Ahubwo urukiko rwamugira umwere kuko basanze nta cyaha afite kimuhama. Ariko niba hariho umwaka w'imbabazi, yego, ubwo byaciye mu yindi nzira. Amategeko yacekinze ahamya neza ko uwo muntu yabaye umunyabyaha kwanza. Kwanza uwo muntu yabanje icyaha cya amategeko yabanje kumuhamya ko ari umunyabyaha. Nibyo. Reka mvuge niki ndetse yego aranakatirwa. Nibyo. Sibyo? Amategeko yamuhamije icyaha ariko aranakatirwa. Ajya no mu nzu y'imbohe. Inzugi zirafungwa. Yego. Ariko haza kuboneka imbabazi z'ubifitiye ububasha. Sibyo? Ariko ba bantu bajya bigira ngo bahesha abantu imbabazi. Reka. Zero. Cyo ni ikinyoma. Ni ikinyoma. Ni ugupfobya ahubwo imbabazi zatanzwe n'Uwiteka. Yaje gutangariza abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Imana rero ishatse kubabarira abantu. Yego. Bakatiwe. Yego. D'abord umuntu kugira yakira imbabazi agomba kubanza akemera ko ari uwo kujya mu muriro ubundi utazima. Yego. Ku bwa kavukire, ku bwa kamere yawe, ku bw'imirimo yawe, icyari kigukwiriye no kujya mu muriro. Ni umuriro. Ariko nanone Imana ishatse
kubabarira abantu. Yego. Niyo yishakiye ikiguzi. Yego. Yishakiye igitambo. Yego. Gishyirwaho ibyaha by'abari barakatiwe. Yego. Banabyemeye. Bavuze ati icyo dukwiriye wari umuriro. Umucamanza yaruciye neza. Nibyo. Rwose ibi byaha birampama. Nka kwa kundi baraba. Yari yemeye kujya ku musaraba, kubambwa, ahamwa n'ubujura, ahamwa n'ubugome, nawe arabyemera. Ubutabera bwari bwubahirijwe. Yego pe. Nibyo. Abo bantu rero bahamwe n'icyaha n'igihano baracyemera, bajya mu nzu y'imbohe. Abo nibo noneho Imana yemeye gutangira ikiguzi cy'ibyaha byabo. Amen. Aricyo Yesu Kristo. Yesu Kristo arahanwa mu buryo bwuzuye. Byumvikane ko igihe Yesu yahanwaga azira ibyaha, si ibyaha yari yarakoze, ahubwo ni ibyazamfungwa. N'ibyazamfungwa zari zarakoze ibyaha. Urakoze cyane. Nibyo yaraje kuzira. None rero ubwo Yesu amaze guhanwa kandi ahanirwa izo mfungwa, ese zirakomeza gufungirwa iki? Zirakomeza gufungirwa iki? Uzi ko hari n'abantu batwumva badutega amatwi turi kubabwira umwaka w'imbabazi bagakomeza bakaguma muri gereza. Nyamara turi kubabwira amakuru yizewe. Batoya ngewe nzabeshwaho na mbabarira. Oya. Ese ubundi wewe wemerewe no kwisabira imbabazi? Oya. Ntabwo wemerewe kwisabira imbabazi kuko ikiru bisaba ntacyo ufite. Ahubwo Yesu niwe waje guhinduka ikiru. Amen. N'imbabazi kandi Imana yaduhaye siza amagambo. Oya. Ahubwo yashingiye ku gikorwa gifatika yakoze. Kuko Imana suko ibabarira, ntabwo ibabarira umuntu uvuze ngo Mana mbabarira. Ahubwo ubwo ibonye igitambo, ubwo ibonye undi uhanwa mu cyimbo cyawe, yego, iyo itanze imbabazi zidashingiye ku magambo. Oya, zishingiye ku butabera. Nanone butabera, si byose? Nibyo. Zishingiye ku butabera. Nibyo. Noneho rero bavuze ngo yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira. Yego. Ngo ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Yego. N'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Nibyo. N'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Nibyo. Ngo kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Ubwo hano harimo amarira. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese uduteze amatwi, yego, wamaze kwizera imbabazi yagiriwe, ubwo aba ahojejwe amarira. Hejuru ku munwa wa kabiri aho usoreza bavuze ngo no guhoza abarira bose. No guhoza abarira bose. Ubwo ntabwo umwana yaguhoza, amafaranga ntiyaguhoza, imodoka ntiyaguhoza, kuzamurwa mu ntera mu kazi ntibyaguhoza, kujya mu ndege uvuye mu gihugu kimwe ujya mu kindi ntibyaguhoza. Kugira ngo uhozwe amarira, yego, nuko ukwiriye kwemera imbabazi Imana yagiriye abantu. Amen. Ariko biranumvikana ese buriya umuntu uri muri gereza, umuntu ufunzwe, yego, kumubwira ko kuri konte ye hagezeho amafaranga bimumariye iki? Bimumariye arasohoka azajya kuyarya. Umugore we kumubwira ko hari indi nzu yujuje, byo bimumariye iki? Niba yarakatiwe burundu, icyifuzo cye ahorana ni ukubohoka.
nukubohoka. Urakoze cyane. Abanavuga ati wenda nkurwe mu nzu y'imbohe nishaka ndare hanze. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Wenda nkurwe mu nzu y'imbohe wenda mburare. Yesu rero yaje guhoza bose. Abarira bose. Amen. Yaje gukora ku kibazo nyirizina umuntu yari afite. Umuntu yari afite. Sibyo se? Uzi ko ibyo bintu ari byo byatuma abahanuzi b'ibinyoma batakubeshya. None se bakongera kubeshya gute? Ntabwo bakongera kukubeshya ngo Imana iguhojeje amarira. Oya, kandi uwo kuguhoza amarira wamaze kumumenya. Wamaze kumumenya. Yesu niwe waje guhoza abarira bose. Sibyo? Ngo gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira. None ni itegeko. Ni itegeko. Ni itegeko. Amen. Guhozwa amarira bibaye itegeko. Wowe urira. Hamanutse itegeko noneho. Dore gihura n'ijambo ry'Imana. Ngiki. Hamanutse itegeko ryo kuguhoza amarira. Ayariyo yose. Uwo Yesu yahojeje kuko arahora rwose. Arahora. Araseka. Nono ajya yavuga ati muri Yesu noneho byaremeye. Muri Yesu no biremera. Ngo ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Yego. N'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Noneho umuntu ajya yakwisiga. Bigakunda. Ubusigitse. Yesu aragusiga noneho ugasigika. Ugasigika pe. Niyo bakiriho ubwoko bw'amavuta. Ariko ziko bajya banabeshya ngo uhinduriwe n'ubwoko bw'amavuta. Ngigukuye ngo kuri gikotoro. Aka kanya Imana irabuhinduye ahubwo. Aka kanya ihinduye ubwoko bw'amavuta. Amavuta yo kunezerwa. Amen. Ariko Mugisha, Karame. Sa n'ubitekereza. Tekereza amavuta y'umunezero. Amen. Mbese bishatse kuvuga ko amen. Noneho umuntu wese agiye gusigwa ibyishimo. Agiye gusigwa umunezero. Gusigwa umunezero. Agiye gusigwa amahoro. Gose. Amavuta y'umunezero. Noneho urumva ko nta nahantu hagurirwa. Niyo mpamvu tubabwira ngo iby'Imana itanga byo ntimubyitiranye nibyo mujye guhaha ku isoko. Uzi ko ubwo mise nanumva ko na Yesu avuze ngo yansize amavuta. Ubwo ayo Yesu yarasize niyo yaje kudusiga. Nibyo kandi koko iyo wizeye Kristo uba nkawe. Nibyo bimwuzuye, nibyo natwe tubona, nibyo twahawe. Ngo n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Ngo uwo mwambaro w'ibyishimo ibyishimo bigahinduka umwambaro. Mbese ni ukwishima ku rwego biva imbere bikajya inyuma bikanahinguka n'inyuma. Kuba uri byishimo, mbese ubuzima bwawe bwahinduka ibyishimo gusa. Akari ku mutima kagasesekara no ku munwa. Amen. Ngo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Ubwo ntakongera kwiheba. Wibaza ngo ese ngo abana ngo bizagenda gute, ngo ese ngo ejo hazazanye ngo hameze hate, ngo bakurebereyo, ngo reka njye kubaza, ngo reka njye ngo kumuhanuzi, ngo njye kumubaza ngo uko ejo bizaba bimeze. Oya, noneho ujya waririmba kwambabwamo ngo kwambabwamo ngo n'umwuka ngo ubuhanuzi. Kumva n'ibintu byose Imana yabitanze ku buntu. Mana we. Ahubwo abantu bakaba baranze kubyakira. Mana we. Bakirirwa bajya kubatubuzi babatubura. Mana we. Umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye muvande. Amen. Hehe no kongera kwiheba. Hehe no kongera kurira. Hehe none wajya waririmba ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka byose bizambe. Kandi ngo Yesu ibyo nkena byose. Impamvu wumva ubukene nuko nta Yesu ufite. Ntibagagushuke ko amafaranga ntiyagukenera. Ayo wagira yose kuyabangana kose uzumva uyikeneye. Bivuze rero ko ubukene ufite umuntu wenyine uzagukenura ni Kristo.
niwe wenyine uzakumara inyota. Sibyo? Nibyo. Bahere kuba bibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Aho rero twari tuvuga ko nta munyabya uhesha Uwiteka icyubahiro. Ahubwo umukiranutsi niwe ku bwa Yesu niwe uhesha Uwiteka icyubahiro. Umurongo twasorejeho nawe katugarukeho. Yego. Ngo nuko bazubaka hasenyutse. Bazubura amatongo yabanje kubaho. Kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Hasenyutse hakongera hakubakika. Ese yo wumva ibi wumva amatafari cyangwa n'umutima w'umuntu? Yo wumva ibi wumva amakaro. Yo wumva ibi wumva amabati fiyatu muzasi bakubeshya ngo ihinduye igisenge. Yo wumva ibi wowe ukubakwa wumva ari uhinduye igisenge kiyo wari ufite ugashyiraho ikindi. Oya ntabwo ari karitsiye. Ndagarwa muri karitsiye mujya mu yi. Oya. Nukubaka hasenyutse ngo hamaze igihe kinini ari umwirare. Ayo matongo yo mu mutima w'umuntu. Uwo mwirare wo mu mutima. Aho hantu hatuzura. Ayo marira ahoraho. Aho hantu hari umwore. Izo nyatsi. Izo Yesu niukiza inyatsi. Yesu niwe ukora deliverance. Urakoze cyane. Ibyo byo kugukorera deliverance. Bukungo bakudelivre. Reka ubutumwa bwiza bukudelivre. Reka ubutumwa bwiza bukudelivre ube. Nukubaka imidugudu ngo yasenyutse ngo yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Ngo inyatsi ngo za karande. Ngo inyatsi zo mu miryango. Ibyo bintu bimaze igihe kinini ari karande. Yesu yaje kubivanaho. Ngo kugira ngo ukurweho inyatsi ngo uzane icyo ukunda. Ahubwo ni ukugutera inyatsi. Ni ukugutera inyatsi. Ubwo n'utwo ufite baratujyanye. Karabaye nk'izi nyatsi ahubwo. Yesu niwe wamaze inyatsi. Nta kiguzi. Ntacyo gusa. Ngo ari umuririmbyi yavuze ngo nta kiguzi na kimwe cyo kwinjira mu ijuru. Ngo Yesu yishyuriye byose igororwa. N'umuririmbyi wa 74 muzagakiza. Nibyo. Ngo mbese ni ikiguzi kitwatanga kwinjira muri uwo murwa mwiza. Nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishyuriye igorogota. Ariko Imana yagwijura kubuntu ikakwaka ikiguzi cyo kuguha umugore. Ntibishoboka. Cyo kuguha urubyaro. Cyo kuguha imodoka. Ngo imikorere. Oya. Dore se ubwo ari ibyo n'ijuru igihenze. Ni iki? Baragutuburiye. Yarishyuye. Ariko ibyo bintu byanze gukemuka. Ibyo bintu bimaze igihe ari umwirare. Ibyo bintu bimaze igihe byarasenyutse. Ariko uzi byasenyukiye muri Adamu niho byasenyukiye. Burya shitani ashutse Adamu akamukura ku Mana. Adamu akimura Imana mu mutima we. Hari hasenyutse. Hari habaye umwirare. Hari habaye ubukuna. Ahantu hataba amazi. Ahantu hataba akatsi. Kandi ngo mu mutima w'umunyabyaha nta nakatsi kahamera. Ni mu butayu. Nta kintu na kimwe kibonerera umunyabyaha. Nta na kimwe. Ubwo bita byumvikana ko nta n'ubutayu bubaho. Hamwe bajya ngo mu butayu. Ubutayu ni mu mutima. Ahantu hataba amazi. Nakatsi katamera. Nibyo. Niyo mpamvu nta byishimo. Turi kuvuga iki? Turimo turasobanura iki? Turimo turavuga ngo impamvu nta byishimo. Nibyo. Ni mu butayu. Byasenyutse ryari? Igihe Adamu yumvira shitani. Yesu rero niwe waje kugira ngo ibyo bintu byasenyutse bimaze igihe kinini byongere byubakike. Nzakubaka. Uzaba wubakitse by'ukuri. Aho ntago ari amakaro. Oya. Ahubwo ni bwa buzima bwiza buva ku Mana umuntu yatakaje kubera icyaha. Yesu yaje kugira ngo noneho agarurire umuntu yanyubakoye abe yubakitse. Abe igiti cyatewe
n'uwiteka amena gukiranuka ajye yahesha uwiteka icyubahiro. Ariko reka mvuge iki, washimira Imana gute uzi neza ko izakujyana mu muriro? Ntashimwe waba uyishimira iki? Hari n'igihe ujya usuhuza umuntu akakubwira ngo Yesu ashimwe, ngo ahimbazwe, umushimira iki? Yego, kandi ukiri umunyabyaha. None se ntuzi ko wa muririmbyi avuga ngo nshima umwami wo mu ijuru, ngo ntange icyo mushimisha, ariko abanza iki? Nari mboshye arambohora. Urakoze cyane. Nari ndwaye arankiza. Amen, 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 amen. Utari wabohoka ntacyo ufite gushimira Imana. Utari wakira yego indwara yego y'urupfu rw'iteka ugendana ko ari ikimungu. Ni ikimungu. Uravuga indwara ni ikimungu, ugendana ubwoba, ni naho hava gutinya urupfu. Ariko rero hava gutinya n'ejo hazaza. Unatinya n'ejo hazaza, imibereho, tinya n'imbeba, umuserebanyi, tinya abarozi, abaturanyi ababa bahindutse abanzi, kandi n'abahanuzi nuko babashuka ngo umuntu umuturanye ngo nuri kukurogera, ngo nuri kukurogera, ngo umuntu muhana imbibi. Ubwo bose ni ubwoba ukomora ku cyaha. Ariko Yesu niwe waje kugira ngo aciyo karande. Amen. Aciyo karande. Amen. Aho hantu habaye imyirare hongere hubakike. Aho hantu mu kidaturwa hongere haturwe n'ibyishimo, haturwe n'amahoro. Amen. Haturwe no kunyurwa, haturwe n'urukundo. Amen. Yabirivanga imbuto ngo zamuka amahoro n'ibyishimo n'urukundo, ngo n'umunezero. Gira neza hongere haboneke ibyo bintu byabuze kandi isi datanga. Nta isi ntiyabitanga, nta soko bigurirwa, nta mashuri yabitanga, nta mugabo ubitanga, nta mugore ubitanga. Bya bindi ufite nk'umugore ngo ubengerana nk'icyapa cya MTN. Oya, ibyo ntabwo byubaka umutima. ngo uri mama pastor, ntabwo byubaka umutima wasenyutse. Oya, Yesu niwe wongera kukubaka ukaba wubakitse. N'umugore wawe akajya yaba mwiza. Nibyo, n'umugabo akajya yaba mwiza. Dore se tuzi ko nanone hari igihe umuntu yanga umugore we ngo nta kijyanye ngo n'igihe, ariko ni ikibazo cyo mu mutima. N'ibiryo bijya byaryoha, kuko umugore ntacyo yagukorera ngo unezerwe utanejejwe n'Imana. Imana niyo yonyine yakunezeza. Nibyo, ukanezerwa by'ukuri. Ukagiye wabona n'umugore wawe burya mwapfaga ubusa. Ubwo nuko ubumenye noneho wa mwaka w'imbabazi Imana yatanze muri Kristo Yesu. Turimo turatangaza umwaka w'imbabazi n'amatangazo turi gutanga, tukubwira ngo warababariwe. Ariko Imana yarakwemeye, ariko Yesu yarishyuye, kandi yishyuye byose. Ntabwo yishyuye igice, ntacyo ufite kwishyura, nta n'icyo wabona we watanga. Oya, ikiguzi cyatanzwe na Yesu, kandi Imana yemeye ikiguzi Yesu yagize ute yatanze. Ni amakuru twabahaga. Nibyo, ariko amakuru ahishemwe ubuzima bwiza bwose gusana ahasenyutse, ahari amatongo, ahabaye umwirare, kandi byari bimaze igihe, ahari amarira. Reka ubwo none twajya twahanurira abantu. Nibyo, byari bimaze igihe, byaranze, noneho biremwe nona bikabyemera. Ubwo noneho urugo rwari rwaranze, byajya byakwemera no muri business byajya byakwemera. Bibonerera ababoneye, nibo bibonerera. Ufite Yesu byose bijya byabonera. N'inzu noneho ijya yakubonerera, wajya wabona ko udatuye habi, ahubwo wari utuye habi, ariko Yesu agukuyeyo aka kanya. Wari utuye mu kidaturwa, Yesu akuvanye mu manege aka kanya n'igihugu urimo cyakubera cyiza, kibaye cyiza. niko umuririmbyi avuga ngo byose bizambera byiza kuko ndamahoro. Mwami Yesu ankunda ndamahoro. Rero wajya wahabwa amahoro no kuva mu gihugu cyawe, viza yo kuva kwa shitani ukajya mu ijuru. Dore kujya mu ndege, ukava mu rupfu ukajya mu bugingo. Dore viza rero niyo ngiyo. Naho mu isi hose hari ibibazo, ariko muri njye yavuze ngo niyabizera bazajya kuba ngo muri iyi si ntaho twakirira, ngo ntaho hatagerwa n'umubisha, ngo ibibi ntaho twabihunye, ngo ntaho mu isi
isi naho keretse he mu ijuru. dore visa rero Ngiyo jya wakwakira visa utujuje impapuro batabanje kukubaza amashuri wize batabanje kukubaza ibyo ugiye gukora abantu bajyaga batubaza ngo ariko ngo ubundi ngo mwe ntimwemere ubuhanuzi. reka tujye twahanura noneho reka amaviza tuyatangiye viza yo kujya mu ijuru. abagore arega n'umugore ajya kubera mwiza ajya yaba mwiza nese umuntu unezerewe nyine hari kitamubonera se ntacyo n'ibiryo bijya byabonera bijya byaba byiza bikaryoha. ngo Imana ngo igwaye ngo ifiriti ngo no mu mibyizi reka ujye warya neza ngo no mu mibyizi uzajya urya ngo agafi reka ujye warya uhage noneho icyo uriye cyose kikubonerere byose bikubere byiza kuko uri amahoro. urya ikijumba yego urya umwumbati yego urya ibishyimbo bikubere byiza byose bikubere ariko kuko uri amahoro ko ufite Yesu. ngo ngewe ngo sinize ngo amashuri ngo menshi ngo niyo mpamvu ngo hari ngo ngenda atera imbere ngo abandi ngo barize ngo dore impamvu ngo nabuze umugabo ngo nuko ngo ntari muremure ngo simvuga mu muryango ngo ukomeye. reka noneho ujye wagubwa neza wishimire kubaho ngo twishimire umubyibuho. ubugingo bujye bwakwishimira umubyibuho none Mugisha reka dusoreza iki kiganiro reka tugisoreza kuko dushobora kugera kure tugatwara iminota n'abadukurikira tukabatwara igihe kinini ariko reka duhinira ariko nawe urabona impamvu yo gukanda subscribe nibyo no kugira ngo ukomeze wakire amagambo y'Imana nibyo ukomeze ugubwe neza ureke bya bindi bakubwiye bitageze icyo bikora mu mutima wawe. Twandikire tugushyire kuri WhatsApp nibyo 0784 42 57 nimba uri hanze shyiraho +250 karindwi 84 42 57. Mugisha hari abantu baba bakeneye nimero zawe sinshaka kubaza telefona bazimbaze nimero zanjye ni 078 39 26 3 5 rwose 078 39 26 3 5. Okay. Dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza ukora iki kiganiro n'amagambo meza yo gufasha abadukurikiye ariko tunashimiye na kameramani wacu turamushimiye cyane uba wadufashije kugira ngo byose bigende neza. Bye bye naho ubutaha. Amen.